wizeza uzaza umbwira uti thank you so much. Uzaza umbwira uti ndagushimiye ko wampaye umuti mwiza kandi uri naturel, kandi pe ni umuti mwiza cyane. Hello nshuti zanjye, umeze mute? Reka nizere ko muri hose mumeze neza cyane. So mbaye ikaze kuri Akimana Harriet official, kuka neza wisanzure urisanga. Kandi niba utakoze subscribe ari ubwa mbere umbonye, please subscribe. So guys, today tugiye kuvuga ku kintu cyitwa water. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa kunywa amazi meza ashyushye y'akazuyazi mu gitondo tubyutse. Amazi ashyushye ni meza cyane mu mibiri yacu kuko atuma twirirwa neza, twagubwa neza, tukumva nyine nta stress, nta bibazo byinshi umubiri wacu ugize ufite. Guys, rero reka mubwire ngo niba udakunda kunywa amazi warahombye pe. Warahombye, hari ikintu kinini gikomeye wahombye. So amazi ni meza kuko afasha abantu barwaye impyiko cyangwa se abantu barwaye pressure, abantu barwaye diabete. Amazi arabafasha cyane, kandi ni byiza yuko wakwirinda nawe utarabirwara. Niba uzi ko utaragira icyo kibazo cy'impyiko cyangwa diabete cyangwa pressure, ushobora nawe kwirinda utarabirwara. Ibuka yuko umubiri wacu 1/3 kigizwe n'amazi. Rero ugomba kumenya yuko amazi ni meza mu mibiri yacu kuko bituma imibiri yacu ihumeka neza, amaraso agakora neza, agatembera neza mu mubiri. Kandi ibuka yuko amazi atuma impyiko biyungurura impyiko bigasohora imyanda, bigatuma uruhago rwacu ruba rumeze neza, rusukuye kandi bitarimo imyanda myinshi. So rero amazi ni meza, amazi arafasha ndetse bituma n'umuntu yirwa neza, atarwaye umutwe. Amazi yoza amaso, ntabwo uhora urwara amaso. Ku muntu yarwara ni meza kuko biramufasha. Rero ni byiza ko mu gitondo ubyutse ihutire kunywa amazi meza y'akazuyazi. Ushobora no kuba bikugora bitewe n'imirimo ukora, ariko ushobora kwenda kwiranja ukajya waraza muri teremusi, then ugakora iki? Ukazindukiraho mu gitondo. Rero ni byiza yuko amazi tuyagira ubuzima. Amazi tuyafata nk'inshuti yacu. Dukwiye kuyafata nk'inshuti kuko adufitiye akamaro kanini kuruta ibyo ukora byose, kuruta ibyo urya. Nyine amazi afite akamaro kanini pe. Reka amazi muyagire inshuti. Amazi ni meza, amazi atuma twirwa neza, nta stress. Abantu bagira imishiha igashira kubera nyine imibiri yabo biguwe neza. Abantu nyine murabyumva mukunda kurwaragurika, please pay attention, inywa amazi mu gitondo. So reka mbashimire mwebwe mwese tubanye, wowe wumva ugiye kujya ubikora kandi nubikora pe, wizeza uzaza umbwira uti thank you so much. Uzaza umbwira uti ndagushimiye ko wampaye umuti mwiza kandi uri naturel, kandi pe ni umuti mwiza cyane. So thank you so much. Ndagushimiye wowe ukurikirana Akimana Harriet official. So tujye tubigerageza, tuzatwigira utuntu twinshi tugiye dutandukanye kandi twafasha ubuzima bwacu kugubwa neza. So bye, ndabakunda.